Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ikaze nanone muze tuganire dusangire iby'umwuka wera w'Imana duteguriye. Imana y'umwijuru umugisha. Reka dushimire Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye. Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli, Imana nyamana, Imana yambaye icyoro no gukomera. Uri Elohimu waremye byose, uri hejuru ya byose, ufite ububasha n'ubushobozi kuri buri kintu cyose mwami. Uri El Shaddai, uri Jehova Shama, uri Imana ihari, uri Jehova Nisi, Imana ibendera ryo kunesha kwacu. Uri Imana nyamana, uri Imana y'amateka, uri Imana y'ibigwi, uri Imana y'imirimo, uri Imana ikomeye cyane. Icyubahiro ni icyawe, amashimwe gukomera no guhimbazwa n'ibyawe iteka ryose mwami. Turagushimira ugitije ubuzima, turagushimira abamwami Imana ukomeje kubana natwe mu gihe nk'iki, turagushimira ukomeje kurinda, turagushimira aho ukomeje kwigaragariza, turagushimira mwami Imana kuko uri Imana igira ikirema kandi kagikomeza. Urakoze urakarama kuri umwungeri mwiza, ngaho ngwino bane natwe mwami muri uyu mwanya turimo kumva ijambo ryawe nyiribihe. Reka umwuka wera ganze, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya, umwuka wo gusobanukirwa. Reka mwami Imana ganze ategeke byose kandi ari utwigisha byose. Turirukana kure imbaraga z'umwa Satani, imbaraga z'abadayimoni n'abakonikoni be. Turirukana imyuka mibi yose iyo mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwami turavuze ngo reka uganze kandi utegeke kuko uri Imana. Icyubahiro cyose ni icyawe n'amashimwe no gukomera mu izina rya Yesu. Amen. Toro ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ab'Imana ikomeje kurembera ubuhamya mu buvuge ngo amina. Ab'Imana ikomeje kwigaragariza, ab'Imana ikomeje kurinda, ab'Imana ikomeje guhisha, ab'Imana ikomeje gutungisha urukundo rw'imbabazi zayo, ab'Imana ikomeje kugaburira, ab'Imana ikomeje kwambika, ab'Imana ikomeje gukiriza abana, ab'Imana ikomeje kwiyereka. Nimuvuge gukomera kw'Imana, nimuvuge kugira neza kw'Imana, nimuvuge imbabazi z'Imana, nimuvuge urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyi ni Imana tuvuga nuko tuyizi. Muri ngiravuze ngo Imana tuvuga nuko tuyizi. Ni Imana yakamije inyanja turatambuka. Ni Imana yadutwikirije umutaka mu bihe bikomeye. Ni Imana yatwiyeretse nk'Imana mu bihe bitandukanye. Rero iyo niyo Mana nje kubabwira. Ni Imana nyamana, ni Imana itegeka kandi bikaba. Turakomeje nanone turimo turiga zangisho zivuga ngo ku buzima bw'umugabo witwa Eliya. Umugabo wabanye n'Imana, umugabo wagendanye n'Imana, umugabo Imana yakoresheje ibintu bikomeye cyane, umugabo wabwirije igihugu cyose bugacye cyakijijwe. Abari barimitse ibigirwamana bimaze gukurwaho, igihugu cyose cya Israeli kirongera kimenya Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uyu munsi nanone tuje kureba. Ubwa mbere twaganiriye kuri Eliya ihagarikaga imvura, ubwa kabiri twaganiriye ku buzima bwa Eliya ari ikareti kukagezaho Imana yari yamutwaye, nanone mu buzima bwe ari mu rugo rw'umupfakazi. Uyu munsi tugiye kureba avuyeyo yongeye guhura n'umugabo witwa Ahabu. None tumanuke tugende tugere ku musozi w'i Karumeli. Yesu nashimwe cyane. Turebe amateka yanditswe ku buzima w'i Karumeli. Iyo bavuze umusozi Karumeli n'umwana w'uruhinja amenya umugabo witwa Eliya. Uyu munsi tugiye kureba Imana y'i Karumeli, Imana ya Israeli, Imana nyamana, Imana yigaragaje. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ibyanditswe byera. Abami ba mbere 18 duhere ku murongo waho 17. Bireba ngo Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali, maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuro wateje Israeli? Nawe aramusubiza ati erega sigiye bateye Israeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Nuko none ntumirira abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera basangirira ku meza ya Izebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira abisirayeli bose, nabo bahanuzi bateranira ku dusuri 20. Nuko Ahabu atumira abisirayeli bose, nabo bahanuzi abateranyiriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi yuko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba muzi ko Bali ari we mumukurikire. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe.
Eliya arongera abwira abantu ati ni njye ngenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemaguremo ibice, babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi niyo gucanamo. Muhereko mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bali ati ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, abe ari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambire izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe, barayibaga, maze batakambira izina rya Bali uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati nyamuna Bali twumvire, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse, cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageza igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa se ubitaho n'umwe. Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyumvire, nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo Uwiteka ryagizeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo ebyiri z'imbuto, aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango enye amazi, muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri, bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu, bongera ubwa gatatu. Amazi arasendera agota igicaniro, yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba mpoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igicaniro cyotswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amina. Nanjye uyu munsi ndavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka tuganire. Ubushize twarimo tuganira ku buzima bwa Eliya, ari ku kagezi Kereti, uko yatunzwe n'igikona kikamugaburira, akajyanywa amazi yo ku kagezi kaho. Ngo igihe kigeze kakagezi karakama, Imana imwohereza Isarefati, ariho yasanze umudamu umupfakazi wamucumbikiye, amarana nawe iminsi. Imana ibakorera igitangaza, Imana irabatunga mu nzira zayo. Imana yiyeretse Eliya mu buryo bukomeye cyane. Bwa mbere ari ku kagezi k'Ikereti,
yabonye igikona kiza n'ibyo kurya kiramugaburira. Ubwa kabiri ari mu nzu y'umupfakazi, nta gikona cyazaga, nta muntu n'umwe wazaga, ngo ariko aho babikaga ifu yabo ntabwo yashiragamo. Haleluya! Iyo ni provision y'ijuru. Uko no gutabara kw'Imana, uko no gukora kw'Imana ko mu buzima bwacu bwa buri gihe. Hari igihe Imana igutungisha agafu gakeya niguhe ibyuzuye, ariko igahora igutungisha agafu gakeya, aho kava ntigashiremo, amavuta hava ntashiremo, nta byuzuye ufite bya mirenge, ariko nanone Imana ikugenera igaburo rya buri munsi. Haleluya! Ndagira mbwire ngo wowe nkurikiye ntugire ubwoba, ako gafu ntabwo kazashiramo, kubera ko Imana ikugenera igaburo rya buri munsi. Yesu nashimwe cyane. Eliya igihe kigeze ava kw'umupfakazi, asubira Imana imubwiye ngo nagenda ajye kwiyereka Ahabu. Aragenda agezeyo, aramubwira ngo bahuye, Ahabu amubonye aravuga ngo Eliya we, ni wowe n'akaga wateje Isirayeli. Eliya aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje akaga Isirayeli, ngo ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko nimwe mwimuye Imana Isirayeli, murangije mwimika ibigirwamana, mubeshya abantu yuko ibigirwamana ari Imana, nyamara Imana ya Isirayeli murayimura. Aramubwira ngo mpamagarira abantu baze tugende tujye guhura ku musozi wa Karumeli. Ndibaza ngo ubundi kuki yamubwiye ngo bajye ku musozi wa Karumeli? Yesu nashimwe cyane. Ikibazo suko ndagira ngo tubanze twibaze ngo kubera iki ko muri Isirayeli hari imisozi myinshi, kuki yamubwiye ngo reka tugende tujye ku musozi wa Karumeli? Mbere na mbere tubanze turebere hamwe amateka y'umusozi wa Karumeli kugira ngo bije kudufasha kumva impamvu Eliya yababwiye ngo nimuze tujye ku musozi wa Karumeli. Uyu Karumeli ubwabyo bisobanuye iki? Karumeli bisobanuye ngo ni uruzabibu rw'Uwiteka. Karumeli bisobanuye ngo ni umurima w'Uwiteka. Karumeli ihereranye kubera ko yegereye hafi n'inyanja ya Mediterane, no kuvuga ngo ihora na ahantu hahoraga hatoshye, hahoraga hameze neza, ibyatsi byaho byari byiza, imbuto zaho zareraga, ndetse n'abamatungo bajyaga baharagira, bahita ngo ni mu ruzabibu rw'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. None ku musozi wa Karumeli hejuru hari igicaniro cy'Uwiteka Imana, bajyaga bajya gutambira Imana ibitambo, bajyaga bajya kuharamiriza Imana no kuyihimbaza. Noneho mu gihe Ahabu yimye abaye umwami, aragenda cya gicaniro cyo bari barubakiye Uwiteka Imana hejuru ku musozi Karumeli aragisenya, kuko yarimo kubabwira ngo Imana uru ruzabibu ngo Karumeli ngo ni umurima w'Uwiteka, si Uwiteka wuhaye kuba mwiza, ahubwo ni Bali wuhaye kuba mwiza. Baranje basenya igicaniro cy'Imana, bubahuba ku ruhande igicaniro cya Bayali. Bakazajya bagenda bakajya gutambira ibitambo uko bukeye nuko bwije. None muri icyo gihe Eliya kuye na Ahabu aramubwira ngo mpamagarira Abisirayeli, umpamagare nabo bahanuzi ba Bali, umpamagare uko ari 450, uhamagare n'abahanuzi ba Shera uko ari 400, bose ni 450. Genda ubampamagarira ubazane, tugenda tujye ku musozi wa Karumeli, hanyuma uhamagare n'Abayisirayeli bose baze bahajye. Uyu munsi ndagira ngo bimenyekane ko niba Imana ya Isirayeli yo Mana, cyangwa se niba koko Bayali ari yo Mana. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe kigera umuntu agafatwa n'ifuwe cyangwa se n'uburakari, hari igihe abantu bakeresha Imana, hari igihe abantu basuzugura Imana bagakabya, bikagira abantu uvuga ngo wa Mana we, reka bigaragare koko niba uri Imana. Mu gihe nk'icyo bibaye, ndagira ngo ngo ubwoko bw'Imana, Imana irigaragaza. Yesu nashimwe cyane. Imana y'Ikarumeli n'uyu munsi iracyahari, nta hantu yagiye. n'Imana idasaza ngo yitwaza akabone no kumuririmbyi yavuze, niba uko yahoze ni kwina kuzahora iteka ryose, na n'uyu munsi iracyariho, iracyakora koko ni Imana. Aranje Ahabu aravuga atoke, uyu munsi wa mugani nanjye ndabona ibintu byarakomeye. Iyi myaka 3 n'amezi 6 ashize nta mvura irimo kugwa mu gihugu hano, kandi Bayali hari tuyiha ibitambo, abantu tugenda tukajya kwishengerera, none imvura ikaba yaranze kugwa. Reka koko tugenda tujye kumenya niba koko ndibaza Ahabu uvuka muri Isirayeli, waruza amateka y'Imana ya Isirayeli, byagenze gute kugira ngo yibagirwe Imana. Aravuga ngo mwese nimuze tugende. Bayamura ngo ubwoko bw'Imana si ubwa mbere Ahabu si we wenyine wibagiwe. Hari igihe umuntu yibagirwa amateka y'Imana, hari igihe umuntu ubona umuntu hari ibyo Abanyarwanda bita ngo kwiraza Nyanza, ni umugani sinzi icyo bisobanuye, ariko umuntu umugani ukunda gukoreshwa cyane iyo umuntu yirengagiza ibintu azi. Umuntu uzi neza amateka y'Imana, umuntu uzi neza ko iyo bitaba Imana na n'uyu munsi aba adafite n'inkweto n'akamambiri zo kwambara mu kirenge. Iyo bitaza ku Imana akaba azi neza ko bitakabaye binashoboka ko yakabaye nawe ari mu bantu avuga, kubera amateka yahavuka, kubera umuryango wazi, kubera ubuzima bw'iwabo ko wabayeho, kubera ukuntu ameze akabazi ngo iyo bitaza ku Imana nta n'umuntu wakampaye ijambo mu bantu ngo vuge. Iyo byageraho ngo kwa kundi afashe ijambo Imana akayiteresa akayigizayo, Ahabu bahozeho na n'uyu munsi bariho, ariko ndagira ngo babwire ngo n'Abayeliya barahari. Yesu nashimwe cyane. Aranje aravuga ati
aha baravuga ati okay reka mpamagara abantu bazi. Abantu bariyegeranya baragenda bajya ku musozi Karumeli. Eliya aravuga ngo ndagira ngo mbabaze ngo niba mwemera ko Imana Isirayeli yo Mana cyangwa Bayali yo Mana. Ngo bose baraceceka ntibamusubiza ijambo na rimwe. Muzi mpamvu bacecetse? Abantu bari baraguye mu gihirahiro, harimo abantu bari bazi Imana, bari barumvishije amateka y'Imana ya Isirayeli, barimo bibaza ngo iyi Mana iracyahari cyangwa ntabwo igihari. Iyi Mana yakuye basogokuruza kwa Farawo, iyi Mana agiye kwa Farawo igahateza ibyago 10, iyi Mana yakamije inyanja, iyi Mana yarwanye rwe rugamba rwose yenesheje Abameleki, iyi Mana yanesheje amoko atandukanye abantu bahuye nayo, iyi Mana yahagaritse izuba n'ukwezi mu gihe cya Yoshua. Iyi Mana iracyahari cyangwa ntabwo igihari? Hari igihe cyo mu buzima nk'iki umuntu akibaza, abantu bagatekereza ngo ariko Imana yo muri za 930, Imana yo muri za 80, Imana yo muri za 70, Imana yo muri za 50, iyi Mana iracyahari. None se niba ihari irakora iki? Ibi ngibi birabireba ubwoko bw'Imana. Rero bambwira ngo Imana irahari, irabireba kandi irabizi. Nta na kimwe gitungura Imana, ibintu byose bibaho Imana ibizi. Ari umuntu atekereza ngo iriya Mana kiriya gihe ko nabonye gusa haje akabazo gato nayihamagara ikaza, nayibwira ngo wa Mana bigaragara ikagaragara. None ko ndeba imyaka 3 n'amezi 6 bibaye ibintu birebire, ko ndeba imyaka 38 ibaye miremire Sauli, ko ndeba imyaka ibaye myinshi, Imana iracyahari cyangwa ntabwo ihari? Imana irahari kandi irareba. Sinashimwe cyane. Gusa icyo nzi ku Imana nabonye ni kimwe, buri kintu cyose igitegekeye igihe cyacyo, buri kintu cyose munsi y'ijuru yakigeneye isaha n'isegonda yacyo. Iyo igihe cyageze cya kindi cyose, iyo igihe cyageze cy'uwo musozi uratenguka. Iyi Imana yavuze ngo uyu musozi uzaba hano kumara imyaka 100, ntushobora kuwukuraho imyaka 100 itaruzura ngo gukundire. Ariko iyi myaka iyo yageze muri 99 n'amezi bikomeza, wa musozi utangira kunyeganyega, utangira gutenguka buhoro buhoro, kugira ngo wa munsi ya myaka 100 izuzura umusozi uzarambarara hasi. Ikintu cyose Imana igena igihe cyacyo. Rero bagenda baravuga ati okay, iyi Mana twumvishije batubwiraga, iyi Mana iracyahari, reka tujye kureba koko niba ikiriho, reka tujye kureba niba Bayali yarayisimbuye. Ntituzi neza niba Imana ihari, ntituzi neza niba na Bayali iriho. Bayali twarayibonye, dore igishushanyo cyayo kiragaragara, amaturo barayiha, ariko ntizana imvura. Reka tuceceke turebe. Ngo rero arababwira ngo uyu munsi reka bigaragare niba koko Imana Isirayeli yo Mana, reka bigaragare. Niba nanone Bayali ari Imana, reka bigaragare. Arababwira ngo reka mbereke, nimwegeranye mwebwe abahanuzi ba Bayali na Shera, nimugende bazane hano amapfizi 2, nimufate impfizi mugende mutambe igitambo, mugende mushyireho inkwi, mutemagura ikimasa mushyireho, ngo ariko nimushyireho umuriro, kugira ngo uyu munsi Imana iza gusubirisha umuriro tuze kumenya ko ariyo Mana. Yesu nashimwe cyane. Imana iza kotsa igitambo kigashya nta muntu ukizeho umuriro, twemere ko ariyo Mana. Barangije bose baravuga ati nibyo turabyemeye. Murabyemeye? Turabyemeye. Aravuga ngo okay, mwebwe muri na benshi ni mubanze. Igicaniro cyari gihari, igicaniro cya Bayali cyari gihari, aho cyari cyaragiye. Baragenda bashyiraho inkwi, batemagura ikimasa bashyiraho, ngo batangira guhamagara Bayali ngo nizane umuriro. Ariko se ndibaza, iyi yananiwe kuzana amazi, iyi yananiwe kuzana imvura, irazana umuriro ukuye mu kirere. Ubusanzwe imvura iva mu kirere, ibicu birahari. Bayali yananiwe gutegeka biriya bicu ngo bizane imvura, iraza gutegeka ikirere kivemo umuriro umanuke. Yesu we, ibintu bidashoboka. Ngo barangije bariyegeranya, baravuga Bayali we, Bayali urakomeye, Bayali urahambaye, Bayali we. Baravuga ngo bahera mu gitondo bageza ku manywa. Ngo yari yatangira kubashinyagura ngo ariko wasanga isinziriye, nimuvuge cyane wenda aza gukanguka. Wasanga wenda hari aho yagiye, mwihangane ntimurambirwe iraza kuza. Wasanga wenda hari ukundi kuntu byagenze. Yewe Yesu we, nimwingo nimukomeze muhamagare ngo wenda iraza kuza, ntiwamenye ibyayo. Biravuga ngo barakomeza, ngo bigeze mu masaha nimugoroba, ngo barakotsora, baravuga barakotsora, baravuga Bayali we, Ashera we, baravuga. Ngo bigeze nimugoroba, ngo baricyagura ku mubiri, birahanga ntihagiye ikintu cyumvikana.
Erageze aho ngarababwira ngo mbarere mbabwire bwoko bw'Imana ngo nimugire hino mu nyegere. Haleluya. Aravuga ngo nimugire hino mu nyegere, reka tuza tugerageze turebe niba Imana yari Imana, niba se koko igihari cyangwa se niba idahari nkuko babibabwiye. Nimwigire hino. Ko bari bamaze kubona ko fezi ya mbere ya Bayali yanze, ngo baraza baramwegera. Bamaze kumwegera ngo agenda ajya kuri cya gicaniro bari barashenye, ngo arange atangira kugisana. Bibiri iravuga ngo atangira gusana. Gusana nukongera kubaka ikintu cyari kiriho ariko cyasenyutse. Nicyo cya gicaniro nababwiye dutangira. Nababwira ngo bari barubatse igicaniro, hari igicaniro cy'Imana ku musozi w'Ikarumeli. Ese nashimwe cyane. Nuvuga ngo mu ruzabibu rw'Uwiteka hari igicaniro cy'Uwiteka. Uruzabibu rw'Uwiteka bari baranahinduye uruzabibu rwa Bayali. Igicaniro cy'Imana baragishenye, barakize igicaniro cy'ibigirwamana byabo. Aranje ngo yegera cya gicaniro cyari cyubatse amabuye 12, ngo hageze atangira kugisana. Haleluya. Aregera afata ibuye rya mbere. Ndagira ngo mbabwire ngo aya mabuye 12 n'amabuye yarahagarariye imiryango 12 y'Abisirayeli, aribo babandi ba Yakobo. Haleluya. Ngo hari inzibutso cyangwa se hari amabuye yubatse ahantu habiri. Uyu munsi ngira ngo nyakomazeho gato nubwo ntari buyavugeho cyane. Hari amabuye yubatse ahitwa Refedimu, aho baraye bambutse Yorodani. Hari amabuye nanone yubatse ahantu hagati muri Yorodani mu nyanja. Haleluya. Muri mu gitabo cya Yoshua igice cyaho cya 4 bitwereka neza ukuntu Yoshua yabwiye Abisirayeli, arababwira ngo hari uburyo Imana yanyeretse tugiye kwambuka Yorodani. Warabanga Abisirayeli abatambye nimwikorera isanduku y'isezerano mujye imbere y'ubwoko bw'Imana muhanze mu mazi. Barayikorera bajya imbere. Waranje arababwira ngo nanone nimuntoranyirize ngo bagabo 12 muri buri muryango. Buri muntu wese amanuka hariya mu mazi atoragura ibuye ngo ariheke ku rutugu muryambukane. Turaza kurishinga hano turibuze kurara. Biraza kuba igicaniro cy'ubuhamya, biraza kuba urwibutso rwacu, tuzajya twibukiraho amateka. Rabanga Imana yavuze ngo abana nibazatubaza impamvu z'aya mabuye tuzababwira ngo twibuke Imana yacu irimo ikamya Yorodani, kandi ngo hariye yari yuzuye cyane, ngo maze ubwoko bwa Isirayeli bukambuka. Azaba ari amabuye y'amateka, azaba ari ahantu tuzavugira Imana tuyibwira abana bacu n'abazadukomokaho. Tuzababwira ngo ririya buye muri ryo kwa Rubeni, bene Rubeni barambutse. Ririya buye muri ryo kwa Simiyoni, bene Simiyoni barambutse. Ririya buye mureba ni ryo kwa bene Lewi, bene Lewi barambutse. Ririya buye mureba ni ryo kwa bene Yuda, bene Yuda barambutse. Aratondekanya amabuye yose agera kuri kwa Benjamin mutoya muri bo. Yesu nashimwe cyane. Yari amabuye afite amateka nshuti y'Imana. Ayo niyo mabuye yubatse igicaniro cy'Uwiteka. Ayo niyo mabuye yubatse igicaniro cy'Uwiteka muri Yorodani. Ngo Bibiliya iravuga ngo bakimara ngo bamaze kwambuka, ngo ku murongo waho wa 9 igice cya 4 muri Yoshua, ngo nuko na Yoshua nawe, haleluya, ngo nabatoragura amabuye 12, ngo aramanuka aragenda, ngo ageze hahandi abatambyi bari bashinze ibirenge, arangire yubakamo icyo gicaniro, yubakaho aya mabuye. Aravuga ngo uru ni urwibutso, ubu ni ubuhamya bwacu dufite, abo Imana yambukije inyanja, abo Imana ikuye mu buretwa, abo Imana ikuye mu maboko ya Farawo, awe ni amateka yacu. Ngo aranje maze kubaka ayo mabuye atambutse amazi araza yarengera. Yesu nashimwe cyane torero ry'Imana. Nuvuga ngo hari aya mabuye ari muri Yorodani hagati amazi atwikiriye, hari n'amabuye ari hariya hakurya Refedimu agaragara ku musozi. Yesu nashimwe. Uyu munsi Eliya ari ku musozi wa Karumeli, ngo yafashe ya mabuye arongera arasana igicaniro. Amaze kugisana avuga ngo nimuzanire amazi. Arongera ngo basuka amazi muri ya miferege, ngo birangije biruzura birarengerwa. Ubu n'ubwoko bw'amabuye yayane muri Yorodani hagati aho Yoshua yashyizemo, nibwo bwoko bw'amabuye Eliya yarajyanye ku musozi wa Karumeli, n'impamvu yahamennye amazi. Yesu we, birongera ngo mbabaze ngo ese aya mabuye ari mu mazi asobanuye iki bwoko bw'Imana? Ubu ni ubuhamya bw'abarokotse, ubu ni ubuhamya bw'Imana yacunguye, ubu ni ubuhamya buri muntu wese agira ubuhamya. Hari ubuhamya bubiri ku buzima bw'umuntu. Hari ubuhamya bwanjye nakubwiye uzi, hari ubuhamya ntakubwiye. Hari ubuhamya bwanjye buhishwe imbere, hari ubuhamya data na mama batazi, hari iby'Imana yankoreye ntababwiye, hari iby'Imana yankoreye nababwiye, hari n'iby'Imana yakoze ntavuze, hari ibyo ntatinyuka kuvuga, hari ibyo nibuka gusa nkahimbaza Imana. Buri gihe cyose iyo twacitse intege, iyo Satani yaduteye, dukoresha intwaro yitwa ubuhamya. Ubuhamya bwa mbere ni ubuhamya wowe ufite mu mutima wawe utabwiye abantu. Yesu nashimwe cyane. Intwaro ya kabiri n'ubuhamya nakubwiye. Ubwo nabwiye abantu nkavuga ngo Imana yantambukije cyagihe, none uyu munsi irantambutse. Ubwo n'ubwoko bw'ubuhamya nakubwiye.
ubwo nibyo nakubye Imana yankoreye abwira ngo Imana yankijije cyagihe na n'uyu munsi yankiza. Hari ubundi bwoko bw'ubuhamya, haleluya, hari ubwoko bw'ubuhamya ntavuze, hari ubwoko bw'ubuhamya ntakubwiye buri mu mutima wanjye ndani bubitswemo. Yesu ndabuzi kuko hari ibyo Imana yakoze, ndabizi neza nubwo ntabivuze ariko ndabizi. Hari ibyo ntavuze nacecetse ariko iyo byagezeho bikomeye n'ubwoko bw'intwaro ndwanisha. Iyo byampomeranye hari igihe ndeba dayimoni nkareba Satani nkambwira ngo Satani we ndagusetse nta kiri nakora. Muri ako kanya muri ngewe ndani ndavuga ngo hari Imana yabanye nanjye wa munsi. Iyo mvuze ngo wa munsi muri nge mba namaze kumenya uwo munsi wari wo, mba namaze kuwita izina nkavuga ngo hari Imana yabanye nanjye wa munsi. Yesu hari umunsi, uwo munsi iyo mvuze ngo uwo munsi Imana yanjye irigaragaza. Nukuvuga ngo aya mabuye ari muri Yorodani yari hakurya, ayo washyize ku gicaniro hano yakaba yari ya Refidimu, ariko yari ku musozi nta mazi ariho aragaragara. Hari amabuye nanone ari muri Yorodani hagati. Muri Yorodani ahangaha ni hehe. Yesu Yorodani ni umugezi w'amateka. Muribuka Imana ibwira inyigisho twize ubushize, Imana yabwiye Eliya ngo genda ujye ku Ikareti ngo harebana na Yorodani. Yahicaye iminsi arimo areba muri Yorodani, arimo areba muri Yorodani yarebaga iki. Yabonaga ubuhamya bambuka muri Isiraheli, barimo bambuka bava muri Egiputa bajya muri Isiraheli. Yarimo abona Yoshua arimo yubakamo yamabuye, yarimo yibuka amateka ya Yorodani. Ni inyanja n'uruzi rufite amateka. Yesu bashimwe. Muribuka aho Yoshua yahagaze ahangaha arimo yubaka iki gicaniro. Muribuka igihe Yesu Kristo yagiye kubatizwa niwe yahagaze nawe. Amaze kuhagarara umunsi yari ari mu mazi, Yohana arimo kumubatiza ngo agicubiramo. Aho kanya ngo ijuru rirakinguka, umwuka w'Imana araza, ijwi ry'Imana riravuga. Niwo munsi mu mateka bwa mbere ikintu cyitwa ubutatu butagatifu cyagaragaye. Niwo munsi ijwi ryavuze Imana Data. Niwo munsi umwuka wera wamanutse asa nk'inuma. Niwo munsi twabonaga Yesu Kristo hano. Niyo mpamvu tuvuga ngo twebwe ari ukwemera kwacu Imana ni imwe ituye mu butatu butagatifu. Ahangaha aho yari ari hano kuri aya mabuye niwo munsi Imana yigaragaje, ijwi ryayo rirumvikana, umwuka wera araza na Yesu Kristo yari ahari. Ngo Yesu icyubahiro ni icy'Imana, ubwoko bw'Imana. Rero mbwira ngo hari ubuhamya dufite. Araje rero avuga ngo ntabwo bishoboka, ari masana cyaha gicana ngo ntabwo bishoboka mwana, ntabwo bishoboka. Urihe wa Mana, uri hehe afashe ibuye bona. Muribuka nanone aya mabuye ntabwo ndibuvugaho ndatinda ngo twibuka amabuye yari yanditse ku muri necklace cyangwa se Chanete iyo yambaraga Aroni nk'umutambyi. Yari iriho aya mabuye abiri, hariho amategeko 10. Yesu handitseho amazina yawo, hariho amazina ya bene Yakobo. Aya mabuye hagize ngo rari baravuga toke ibuye rya mbere nimundebere hano muri ibi bintu bine bizengurutse igicaniro. Hamwe hariho amazina 3, andi hariho amazina 3, andi hariho amazina 3, akaba amazina 12. Nimwongere musiburi ibintavu. Arangira bireba, ereba ntabwo bishoboka. Ari afashe ibuye rya mbere, abona bene Rubeni bariho. Haravuga ngo wa Mana wambukije urubyaro rwa Rubeni rukura muri Egiputa. Mu gihe cya Yorodani wari garagaje muri ya nyanja, muri cya gihe yari yuzuye. Mu gihe twari tuzi ko tari bwambuke twarambutse. Afata rya kabiri ngo bene Simiyoni barambutse, arimo yibutsa Imana amateka, yarimo asana igicaniro, arimo yibutsa Imana ibigwi byayo, arimo yibutsa Imana imirimo yayo, arimo yibutsa Imana ibyo yavuze. Haravuga ngo wa Mana we, ese wa Mana urahari? Ese wa Mana urahari? Ese wa Mana urahari? Hari igihe kigera mu buzima bwacu tukabaza ngo ese wa Mana urahari? Ese wa Mana uriho? Ese wa Mana uratwumva? Ese ko kera watwumvaga n'ubura cyatwumva? Ese kera kwa turebaga n'ubura cyatureba? Ese kiragiye ko banaga natwe n'ubura cyahari? Wa Mana uri hehe? Ngo igihe arimo gusana igicaniro, ntabwo kwari gusana igicaniro gusa, yarimo abwira Imana ngo ariko wa Mana uyu musozi duhagazeho witwa Karumeli, n'uruzabibu rwawe mwami. Aha ni mu bwatsi bwawe, aha ni mu buzabibu bwawe, aha ni mu kibanza cyawe, aha ni mu isambu yawe. Aha ngaha niho hahanda Abisirayeli imiryango yose uko ari 12 yazamuka ikuzaniye amaturo, yazaga kukuramya no guhimbaza, yaza gutambira ibitambo. Uyu munsi dore ukuntu habaye amatongo. Bayali yarahicaye, Ashera yarahicaye. Uyu munsi byaba byarasibanganye, arimo gusana igicaniro. Abisirayeli nabo bahagaze bavuga ngo reka turebe ese koko Imana iracyahari cyangwa ntayihari. Ese muri ngo uyu munsi hari abantu bicaye barimo kuvuga ngo ese koko Imana irahari cyangwa ntayihari. Reba muri ngo ubwoko bw'Imana, Imana irahari.
baraba bahagaze bari mu rungabangabo, baraba batari ko si Imana koko irahari cyangwa ntabwo ihari. Hari igihe ugera ahantu ukavuga ngo iyi Imana ishobora kwita kiriho, iyi Imana ishobora kuba yaranyanze, iyi Imana ishobora kuba yarandetse, ese ni iki nakoze cyatumye undeka wa Mana we? Ugasenga amasengesho yandi wihana, ukihana n'ibyo waba uti Imana ngiye byo nibuka no guhera ku myaka 5. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ubu no buzima busharira, aha ni ahantu hasharira ku buzima bw'umuntu. Abisirayeli barimo bava muri Egiputa, hari ahantu bageze ngo hitwa Imara, basanga amazi asharira, bayanywa ihumva arasharira, kandi bari bafite inyota, nta handi bari bukura amazi. Ngo babwira Mose ngo Mose turashize, aya mazi turabona ariko arasharira. Imana ibwira Mose ngo fatira hari igiti cyari kiraho, ngo vunisha n'igiti rijugunye muri ayo mazi ngo araza kuryoha. Hari igihe tugera mu buzima busharira bwoko bw'Imana, kandi ugera ku bintu byose ntabwo bijyamo. Warya ibyo kurya ukagira ngo nta munyu urimo, waryama ntusinzire, ubuzima buranga, ibintu birasharira. Iyo wageze aho ubuzima bubaho, Yesu we bwoko bw'Imana. Abisirayeli bageze ahantu bagubara bati no, Imana ntayihari, Imana ntayihari. Iyiza kubihari ntabwo tuba twarapfira urupfu. Barimo bibuka abahanuzi baguye aho ngaho, barimo bibuka abahanuzi kandi bihishe bari mu myobo, barimo bareba ukuntu abahanuzi ba Bali, abarimo kuvuga ibinyoma baricaye ku ntebe barakomeye, abarimo kuvuga ibitabaho babeshye bicaye mu ntebe z'icyubahiro, abarimo kurya bararya igihugu babeshye, barabeshya abantu, barabatekeraga. Nabuze ndimo nsoma muri Bibiliya imwe komantere za igaragaza 366 babikonvatinze mu madolari. Baryaga abo bantu, barimo barya babeshya abantu ko barimo gukora ibintu bizima, ariko barabeshyaga. Imyaka yose habu yamaze bari bicaye hari bakomera amashyi, batambuka bambaye imyambaro ya gihanuzi, bagera n'ibyubahiro byinshi, ariko bambaye ibyubahiro barashinjagira nk'abatwari, ko n'abatwari bafite ibinyoma. Barimo barabeshya abantu, barimo barabeshya igihugu, barimo barashonjesha igihugu, barimo barica abaturage b'igihugu, ariko nyamara mu myambaro bambaye n'icyubahiro bafite baragaragara nk'abantu beza, baravuga amadisikuru meza, ariko barabeshya. Bambaye ishusho yo kwera, bambaye uruhu rw'intama, ariko nta masega aryana, baragaragara nk'abantu bafite ukuri. Na Izebera arabakomera mu mashi, nabo barabemera, ariko barabeshya. Barimo bararya igihugu, barimo barahombya igihugu, barimo baricisha abaturage inzara, barimo baratera abantu akaga. Nagira amabwira ngo hari icyo gihe byageze nkaho hakenerwa kuri umugabo witwa Eliya uhagarara akavuga ngo bimenyekane niba Imana ya Isirayeli ari Imana cyangwa se niba Bayali ari Imana. Abayisirayeli bari barabara bati ibintu ntabwo bishoboka, ese tubabira gute? Ntabwo bari bemera Eliya kuko ntabwo barabona igitangaza. Ibya Bayali nabyo ntibarabihakana cyane kuko ntacyo barabona. Bari mu kangaratete hagati aho barakubitana na hano. Bemera ngo hari igihe umuntu aba ari mu buzima yabuze icyo afata n'icyo areka. Sinzi niba Imana ikora, sinzi niba ndi bwemere ibyo bapfumu, sinzi niba ndi bwemere ko Imana izategereza Imana, sinzi niba ngiye kwemera ibyo bambwiye, sinzi. Iyo byageze aha ngaho utangira guhura n'abantu benshi, utangira guhura n'abakubwira ngo hari umuntu uvura hariya, wihangane ngwino tukujyaneyo. Ukibaza se igihe ntegereje Imana, imyaka ibaye 10 mu rushako, nta mwana ndabona. Ariko kandi hari umuntu bateruye ko wibura ubwenge, bagusomera ibyanditswe bakabicurika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubuze ubwenge nanjye ndakureka. Ukibaza se Mana, ndimo ndabura ubwenge, ese mwami Imana nkora iki? Ese ngomeze nkutegereze uzaza cyangwa se ngene nsanga ibyo barimo kumbwira? Wa Mana we nkora iki? Wa Mana we mbigenze nte? Nkora iki? Abisirayeli bari mu gahe kavuga ngo wa Mana we nkora iki? Ese koko Bayali ni Imana? Ese koko Mana Isirayeli twumvura cyariho? Mwibuke ko bangaba bamwe bari abana, barimo bumva Imana mu mateka, barimo babwira uko Imana ibyo yakoreye Farawo, barimo babwira ukuntu bambutse inyanja, barimo babwira ibitangaza Imana yakoze. Bamwe ntago abandi ntibari bariko ngo barabibonye, yari amateka babonaga. Barebaga isanduku y'isezerano, bakabona ibihamya byari birimo, babonagamo ibisatse by'amabuye byari biriho amategeko, babonagamo amanu bariye mu butayu, babonagamo inkoni ya Aroni. Bari bafite ibintu by'ibimenyetso babona, ariko ntago bari barigeze experiencinga igitangaza cy'Imana ngo bakibone. Bari barimo bafite ibyo barebaho, bakabatera kwimanira cyahari ngira ngo
bakagera ku gicaniro cyayo cyari kirasenywe se niba koko yari ihari kuki gicaniro bagisenye ireba igaceceka Imana ishobora kuba itagihari niba se koko yari ihari kubera iki hariya kuki bisha abahanuzi bayibare ireba igaceceka niba se koko Imana ihari kubera iki dufite abahanuzi bandi bari mu buvumo hari yabihishemo kuki Imana yemera ko ibihe nk'ibi bibaho rero mbwira ngo ni Imana itegeka ibihe yitwa nyiri ibihe inshuti yanjye ibihe nk'ibi irabyemera bikaza ibihe bishari irabyemera bikaza ariko nibihe biryoshye bijya biza Yesu nashimwe cyane warajya waravuga atoke reka dutegereze turebe Eliya na courage nyinshi nifuye ry'umurimo w'Imana n'ishaka ryinshi cyane arubaka igicaniro ndabona ari matoko tavuga mundi arimo avuga ururimi batumva yatangiye kwibuka ineza y'Imana yatangiye kwibuka imbaraga z'Imana atangiye kuba imbaraga z'Imana zimuzamura arimo avuga ati ntibishoboka ntabwo bishoboka amateka y'Imana yacu ntabwo yasibangana n'Imana yahabaye cyagiye Imana iragira nkubwire ngo hari igihe Imana ikwiyereka hakabona ikindi gihe kwihisha hari igihe Imana ikwiyereka ukayivuga hakabona ikindi gihe Imana ikwihisha iyi Imana yakwihishe tuziga inyigisho ivuga ngo gukorera Imana yihisha hari igihe ukorera Imana mugendana muvugana step by step aho ugeze kubwira aho kandi agiye kubwira ikibajije gusubiza wakwitsamura turakira umugani wa muririmbye hakaba ikindi gihe kigera ugasigara ugenda ukayishakisha mu nzozi ntuyibone ukayishakisha amasengesho iminsi 3 ntuyibone ukikaza mu minsi 7 ntuyibone iminsi 21 ntuyibone iminsi 70 ukavamo utarose n'inzozi ziguhumuriza ugatangira kwibaza Imana habaye iki Satani akaza kugira ngo n'ibyaha ugeze gukora byongera ubyibuke Imana yarakwanze ugasubira inyuma ukihana wa Mana w'imbabarira wa Mana we ntabara wa Mana we ngira neza nukuri nubwo meze gutya ariko ndo wawe Imana ikakwihorera nukibaza Imana iriho Abisirayeli bari bafite ikibazo gikomeye kibango Imana amateka turayabona nibyo boye abangaba wibuka ko bari mu majyaruguru ya Isirayeli muri Samariya bumvaga amateka y'abayuko abo kwa Yuda bari mu majyepfo bakumva ko Imana igihari bakirimo kwiramya bakirimo kwibitamba baba batereka ibi bintu n'ibiki bwoko bw'Imana ibintu biragenda gute ubu habaye iki nikiye cyatwacume cyatumye Imana twima amazi katwihorera nikiye cyatwakoze cyatumye Imana twirengagiza kuri urwego muri icyo gihe muri ako kanya yababwiye ngo nimwigire hino gato ajya ku gicaniro gisana uwo munsi yakoresheje intwari ivuga ngo nubuhamya budasakuza hanze ntabwo biri twereka kwegeza susira amateka y'Imana ngo yibutse Imana amateka ahubwo yakoze ikimenyetso cy'urwibutso Yoshua yashyize muri Yorodani yashyize amabuye 12 arangije ngo bakimara kuvamo ngo amazi arazara yatwikira biraba ngo ayo mabuye aracyarimo na bugingo n'ubu na n'uyu munsi aracyahari ubu n'ubuhamya Imana yakoze n'urwibutso rw'iby'Imana yakoze mu buzima bwacu tudashobora kuzibagirwa mu mateka Yesu nashimwe cyane nubwo isi yakwihinduriza nogeye mbabwira ngo dufite ubuhamya bubiri dufite ubuhamya bugaragara inyuma twavuze dufite n'ubuhamya buri imbere tutavuze ariko twebwe tuzi iyo byagezeho ngaho hari ubuhamya tuzi nk'itorero hari ubuhamya tuzi nk'abakristo hari ibyoze nkanjye ku giti cyanjye uyu munsi hari iby'Imana yambwiye ntari navuga hari iby'Imana yanyeretse ntegeze mvuga hari ubuhamya mbitse mu buzima bwanjye nanakubwira ntubyemere mbuguhaye bwakugusha nshuti yanjye mbikubwira bavuga ngo ndiyemera mbikubwira bavuga ngo ndabeshya ngo nugukabye ko borokore iyo mbonye kubera ko utari bubyemere ndakwihorera nkigendera iyo haje intambara yahinduye isura iyo urugamba rwaje rukomeye uwo munsi n'uwo munsi ndeba hahandi utamenye n'uwo munsi ndeba hahandi utigeze umenya ko hari ahantu Imana yancishije haleluya hari ahantu Imana yancishije hari ahantu Imana yankuye hari iby'Imana yakoze ku buzima bwanjye hari ijoro nari mpagaze ngenyine nareba hirya simbona umuntu nacyo inyuma simbona ubutabazi iryo joro ryarakeye iyo byageze Eliya aravuga ngo okay nta kibazo Imana yacu ifite ubuhamya hari amabuye yubatse hari Yerefidimu hariya yose barayazi n'ubuhamya buri hariya bwigaragaza abantu bose barabizi ko ari urwibutso rw'iby'Imana yakoze ngo ariko hari andi mabuye atwikiriyeho amazi hari andi mabuye ari muri Yorodani 12 batamenye aravuga ni munye barubaka mu 12 aravuga ngo nimuzanira amazi ahandi hantu twigeze tubona
bagiye gutambira Imana igicaniro bakacyuzuza amazi. Uyu munsi gusa babona imuzanira hanga amazi baravoma inshuro ya mbere, ngo baravoma inshuro ya kabiri, baravoma inshuro ya gatatu, ngo amazi aruzura arasendera. Amaze gusendera aravuga ngo Yesu we, arabangwa hanga ubu n'ubuhamya. Yarimo yubaka avuga ngo Mana we, muri Yorodani hatwikiriyemo amabuye, muri Yorodani harimo ubuhamya, muri Yorodani harimo ubuhamya, muri Yorodani harimo ubuhamya. Hari ibyo wakoze kuri wa munsi cyagiye twambukaga, cyagiye uri kumwe na Yeshua, cyagiye papa, cyagiye mwami. Hari natwe tugiye tuvuga ngo cyagiye mwami, cyagiye Yesu, cyagiye ndakwibuka. Ese wowe utarandetse cyagiye uyu munsi nibwo wandeka? Ese wowe utarandetse cyagiye uyu munsi wandeka? Ese wowe utarampaye wa munsi wankuye moko y'ababisha uyu munsi wandeka? Wagira ngo ariko ntacyo bitwaye, niyo yantabara yaba Imana yanjye, nitantabara napfa nyirigira. Ngo ariko ndabizi urimo uravuga amagambo nkayo, ariko hari ibintu udatobora ngo bisohoke hanze bivuge. Ruko igihe kimwe mugabo bita Kayija yambujije kuguraduatinga n'abandi ambwiye ngo ndasinya, arimo mpora Bibiliya, nta cyaha nakoze, nta kosa nari mfite. Afata Bibiliya gusa aravuga ngo kubera ko ninjiranye Bibiliya muri sale ya examen, ngo ntabwo nzamara, ngo ntabwo nzarangiza kwiga kimwe n'abandi. Uzabona inshuti zanjye barimo bambwira bati biragenda gute, wihangane. Ndababwira ngo Imana nkorera ndayizi, Imana namenye ndayizi, yabasha kunkiza. Ngo ariko nitankiza nzapfa nyiringira. Yabasha kuntabara nona, kwaho nibuka yankuye ni wari hakomeye kurenza hanga. Muri icyo gihe, muri uwo munsi nabonye muri gihe hazamutse umuriro urantwika, umuriro w'ifuhe ry'Imana. Nibwo ukuntu nize bitarakunda ko najyaga kwiga, ntabwo byashobokaga ko kwiga najyaga kwiga ku mpamvu nyinshi cyane zitandukanye. Tureka nizo ubushobozi wenda bijyanye n'amafaranga, ariko nanone nabo narindi nkanye abo navukaga, ntabwo nagombaga kujyayo. Mpamvu zari zihari zigaragara ko ntashobora kujyayo. Ubuzima nabayemo nari mbuzi, aho naciye hose, uretse nanjye n'abana no mu rugo n'abandi bose n'abaturanyi barabibona ko bidashoboka ko nazajyayo. Yesu we, ariko Imana ndavuga ngo wa Mana we, Imana yankuye hariya. Hari igihe nigaga igihembwe kimwe nkirenza bibiri, hari igihe nataye ishuri atari uburara, ari ibibazo gusa bihari tu. Aho twiganaga ngarutse nsanga baragiye bagiye no muri za segonderi. Imana yagiye isimbutsa biriya bihe, Imana yanshoreye iriya myaka nkayimara ngenda mu ishyamba mbana n'inyamaswa gusa. Impiri zinca mu maguru, inzira mirenze isimbuka, imbogo nzisimbuka, zinyirukangana nkurira ibiti. Aho hantu nari nta byiringiro byo kwiga nari mfite. None ubu ngubu uyu muntu arankangisha gusa amezi 12. Ndavuga ngo hari Imana nabonye yantambukije cyagera n'uyu munsi yantambutsa. Ndahagara ndavuga ngo ya Mana yahabaye cyagihe, none uyu munsi iracyari kumwe nanjye bwoko bw'Imana. Ndavuga ngo ntacyo bintwaye ndakomeye. Hari igihe ubuhamya bugusunika imbere, hari ubuhamya bw'ibyo twavuze, hari ubuhamya bw'ibyo tutavuze, hari imirimo y'Imana tubabwira, ariko hari n'ibyo twacecetse tubitse mu mutima wacu. Turabizi, turabagabo kubihamya kuko Imana yarabikoze, turabizi. Iki nicyo gicaniro, ubwoko bw'igicaniro Eliya yararimo yubaka. Ngo muri ako kanya umuriro uramanuka utwika cya gicaniro. Wabisirayeli bose batera hejuru icyarimwe barasakuza, baravuga ngo tumenye ko Imana ya Isirayeli yo Mana, Uwiteka niyo Mana, Uwiteka niyo Mana. Eliya aravuga ngo nimufata abahanuzi, nimufata abadayimoni, nimufata ababeshye Isirayeli imyaka myinshi. Hari umunsi bizagera ibintu by'ibirindure, ibyari byicaye ku ngoma, ibyari bizi ko bikomeye ku buzima bwawe, ibyari bizi ko byakurangije, hari umunsi ibintu bizahindura isura, ziriya ntebe zibirindure. Uyu munsi muri icyo gihe abahanuzi b'Imana bazava mu buvumo, muri icyo gihe abakoreye Imana bazagaragara, muri icyo gihe abagendanye n'Imana bazagaragara, muri icyo gihe ababanye n'Imana bazagaragara, muri icyo gihe abavuze Imana bazagaragara, muri icyo gihe Imana ya Isirayeli zigaragaza bwoko bw'Imana. Ntabwo bitinze, ntabwo ari kera. Rero mbwira ngo itorero ry'Imana nimuhagarare, nimushikame, nimuvuga Imana ya cyagihe, nimuvuga Imana y'ibi bihe, nimuhagarare mukomere ku rwibutso, nimukomere ku mateka, nimukomere ku buhamya. Ubuze nabwo imirimo y'Imana gishobora gusibangana, izahora yibuka iteka ryose.
Imana Isirayeli uwo munsi ngo bafata babahanuzi b'ibinyoma, uwo munsi wose barabica. Arangije Eliya abwira Ahabu ngo yirukanka ugende iwawe kuko imvura igiye kukunyagira, irukanka vuba no kuko imvura iraguye. Ngo muri ako kanya Eliya arazamuka ajya ku musozi hejuru, ajya guhamagara Imana, aravuga ngo wa Mana ugira wigaragaze. Uwo munsi imvura iragwa, Imana irasubiza. Isirayeli bamenya ko Imana yaba ari Imana, bamenya ko Imana ihari kandi izahoraho. Nanjye nagira ngo Imana irahari, nubwo ubona isi itinze, nubwo utinze muri ubwo butayu, nubwo utindanye iyo ndwara, nubwo utinze muri ubwo bushomeri, nubwo utinze muri ubu buzima, nubwo ubona abadayimoni bagukwena, nubwo ubona abapagani bagukwena, nubwo ubona abantu baguseka, nagira ngo ihangane gatoya, ihangane gatoya. Imyaka 3 yarangiye, amezi 6, amezi 5 ararangiye, ukwezi kwa 6 kugeza mu minsi 28, ukwezi kwa 6 kugeza mu minsi 29, ukwezi kwa 6 kurimo kwinjira mu minsi 30. Imyaka 3 irarangiye, amezi 6 agiye kuzura, imvura igiye kucuncumuka ku buzima bwawe. Imana mwije bamugisha bwoko bw'Imana, ndavuze ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kurikira inyigisho nanone, genda kuri YouTube wandike mu Gisagara Frank, hanyuma kuri subscribe, inyigisho uzajya uzibona buri munsi. Imana mwije bamugisha kandi mugira amahoro y'Imana. Amen.